kazi uliotutuma afande, tutamaliza pamoja, ni pamoja, jeshi letu ANC, tulikuja kutatua kila shida ya Kongomani. ANC, ARC, kazi yetu siyo mbaya, ariko mana yisijo. Abantu rero badakunda intare za Sarambwe, abantu badakunda police na revolutionnaire congolaise, umwako kuri bo, amahirwe ku baturage ba Uvira. Ubu ndaje kugira ngo mbabwire operation noneho zikomeye mwogahekamwe Uvira. Kanya gakiya muraza kumva Uvira amaze kubatombe. Ndaje kugira ngo mbabwire ibya Uvira uko byitwaye. Abantu benshi mwategereje amakuru murayabura, ukomeza kubaza ati ngo Uvira, ariko reka mbabwize ukuri, hari abantu basakuje Uvira tombe, Uvira tombe, Uvira tombe. Nigeze mwumva Clever Bemba mbabwira ngo Uvira tombe? Icyo nababwiraga ati mutegure itike kugira ngo nzabe nibereye hariya Uvira. Sibyo nababwiraga? Ndemeza ntashidikanya yuko itike mwamaze kuyitegura. Abari muri groupe y'Intare official, liste ndayifite, abamaze kudutera inkunga, ayo tumaze kugira arahari, ari mu gakesa ahantu. Sibyo? Nabandi noneho Uvira, noneho ibyo mwarindiye bigiye gukorwa. Operation ya Uvira niyo nje kugira ngo inze kubabwira. Ntabwo ndi kumujye mu ma operation yandi, ntabwo ndi bujye ahandi. Murabizi ko ngiyewe Clever Bemba original, pana Clever Bemba pirate OG. Abankunda murankunda, abanyemera muranyemera, kandi icyo mbabwira mujye mwemera ukuri kwanjye. Mu minsi yatambutse nababwiraga ati ige ugoma mu kanya ndaza kubabwira uko bigiye kugenda. Nababwira ati Bukavu mu kanya mu ndindire gato yandaje. Noneho mwumve ko mbazaniye amakuru yo muri Uvira. Buriya nanze kubivugaho nimugoroba, kuko nimugoroba narinzi ko ndibuze kubivuga operation saa 9 za nijoro zamaze gutangira. Ndavuga ati reka nceceke, ndaza kongera kubivugaho operation maze kumenya ko zitangiye, ariko operation zamaze gutangira. Bakunze b'Intare official rero musenge, mujye ku mavi, musenge Intare za Sarambwe ngo wawili wakufe, watatu wasonge, watakao baki watajenga nchi. Zose murabizi cyane. Wawili wakufe, watatu wasonge, watakao baki watajenga nchi. Hari amateka naje kubabwira yuriya musaza abana be batatu barapfuye, yohereza uwa kane wari usigaramwe ati bene nyoko baguye ku rugamba, wende ukagombowe nchi. Ugenda wusikivi, bakuru bawe babiri batatu bari bamaze batangije, yaragiye kandara cyose. Skwe na wasi Uvira pa. Reka twigira muri operation rero ya hariya Uvira. Operation Uvira niyo njemo. Guhera umunsi wejo bundi no munsi turi kwa gatanu ku itariki 21, guhera ku itariki 19 hari panike itoroshe muri Uvira. Imboni zanjye ndetse n'ababandi bampereza amakuru bari hariya bampereje amakuru bambwira uko muri Uvira byitwaye, baraza baransobanurira, banambwira ko umwana inshuti yanjye ntiriwe mvuga izina ni umusirikare, ariko umugore we yamaze guhunga, yamaze kumujyana hehe? Bujumbura naho turaza tuwavugeho uko byitwaye. Sibyo? Naho ndaza mavugeho, ndaza mubabwira ati Bujumbura naho bimeze gute na gute, hejuru iyo mivuguvugu iri kuvugwa hariya muri mwaramutse mukomere cyane, iri kuvugwa hariya. Tuzana ama probleme yakoza mu kamisozi ya ndikurira uno musozi rwose. Abantu hari umusozi wo ndikurira, wenda nibataza kubona no kuri video, ariko ndikurira umusozi kuko ndagenda, ntago ndagenda ni kamera, ngenda vuga Uvira Bujumbura ibintu byakomeye. Uwo muvandimwe rero ni umukatanyama ukomoka ahantu ntiriwe mvuga kugira ngo kubera umutekano we, akora muri yo bita renseignement militaire, akaba akora muri etat major commandement iri hariya Uvira, ari muri babandi baturutse Bukavu.
nguwo navuganye nawe arambwira ati ngewe n'umudamu wanjye afite, ariko nabo babyara indahekana ukomere. Babyara indahekana kuko afite abana bagera nko mu 8. Ni ukuvuga ngo bakatanyama, ni ukurindira guhembwa, ubundi we n'umugore we bakaryama bagaterana amada bakabyarabyara, icyo bita kubyarabyara. Ati abana banjye bose bamaze kwigira iriya, bataye ishuri ariko bari guhunga, ariko ni gushakisha inzira yo kugira ngo nzarebe uko wenda bazareba ikindi gice bazacamo bakazenguka ahantu hari mama 23, ubundi bakagera Bukavu byatworohera. Ariko ntabwo nabohereza ngo bace muri Plaine de Ruzizi, kuko muri Plaine de Ruzizi bafata yuko nanjye ndi umugambanyi, yuko nanjye ndi kohereza abantu banjye ahantu hari aduye. Reka mbibwire rero operation ya Uvira. Mama 23 n'abatekinisiye, buriya ngo nawe utinda dahambira. Mujye mwibuka ukuntu twavuze Isake hariya kwa Madimba, tukavuga hejuru za Kibati n'ibindi bice, ariko batari bahafata. Murabizi ibyo bintu twagiye tubivugaho igihe kitari gitoya, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, kugeza igihe byageze ku mwaka n'igice n'ubundi tukibivugaho, ariko bitari byagira icyo bitanga. Ariko baje gukora surprise, intare za Sarambwe ziraza zirakubita zirashwanyaguza, zinjira mu mujyi wa Goma kandi zitanga amasaha. Mu minsi yatambutse mwagiye mubwumva ba Oscar Barinda bavuga ati ngo abaturage ba Uvira igihe kirageze kugira ngo babohorwe. Icyo gihe cyari kigeze kugira ngo babohorwe koko, kandi bagombaga kubohorwa s'il vous plaît. Nuvuga ngo igihe ni iki ngiki. Mama 23 yakomeje gufata ubuce hariya, murabizi, ifata ubuce bwa hariya muri Mwenga, muri Ho Plateau na Moye Plateau, isa naho n'ubundi yari kwegera muri biriya bice biri hariya muri territoire ya Uvira ndetse na territoire ya Fizi, ariko basa naho bari kumanuka kugira ngo baze gufunga hariya. Intare za Sarambwe rero zakoze ikintu bita advance, ziradvansinga hariya muri Plaine de Ruzizi, zizamura ikintu bita igikoresho, icyo bita les antidrones. Yavuze ngo les anti nawe ngo les antidrones. Donc ni ukuvuga ngo ni nyinshi, zigomba gucunga ikirere cya hariya kugira ngo umurundi cya kibuga cy'indege cya Bujumbura bari gukoresha hatazagira drone cyangwa indi ndege anti les attaques aériennes, ibitero byo hejuru byo mu kirere. Nuvuga ngo mama 23 yamaze kubijyana. Bakimara kubimenya bakatanyama, abarundi, imbonerakure, FDL n'abandi bari hariya bose barazamuka, basa naho bari kuzamuka bari kwerekera Uvira. Abari bari Uvira ubu ngubu bamaze guhunga, bari kuva muri Uvira, ndetse bongera guhungisha n'ibikoresho. Ibikoresho byari bikomeye abarundi bari barazanye, bavuze bati turabazi bari abantu bo muri M23, nibamara kugera ahangaha ibikoresho byacu byose barabitwara. Ibikoresho bamaze kubihungisha, bari kubyerekeza Bujumbura. Abasirikare bari muri za Ngozi bo mu Burundi babazanye hafi ku mupaka baza gucunga, ndetse bahazanye ibifaro 46. Buryo Burundi bwari bufite n'ibifaro manza, nta hantu hasigaye igifaro, bya bindi byarindaga ku mupaka muri za Tanzania, byari hafi y'umupaka n'u Rwanda. Ibyo byose manza babikuyeyo babizana kugira ngo bize gucunga ku bifaro byaje. Mama 23 urabizi ko igice navuga mama 23 ufite hariya muri Plaine de Ruzizi ni igice cyegereye za Rugarama, niba ari Rugarama yari Kigarama, Rugarama muri pariki y'u Rwanda, ariko noneho bari gusatira n'ubundi bari kwegera ku gice gifitwe n'u Burundi. Icyo gice n'ubwo ngo mama 23 cyamaze kuhatereka ikintu bita ibifaro, ndetse n'icyo bita anti les attaques aériennes cyangwa les antidrones. Baravuga bataba bajama baje gutya, aho twe dusigaranye utubaraga, ni handi kuzana bya bitero bakaza bakagusha indege yari Bujumbura zikaza zikarasariye. Baravuga ati izi radari n'ibindi mama 23 yamaze kuzana ahangaha biraza kuturasa, biradutobora hano Bujumbura. Baragenda bajya kwikorera ibifaro byose, uretse ko nta n'ibyo bafite by'ubwirinzi. Burya Uburundi
Uburundi igihugu kitagira indege, kitagira kompanyi y'indege, kitagira iki, ni igihugu cyandagaswe burya. Ngiye tujye tubivugisha ukuri, marge wenda nkunda abarundi nubwo ntemera igisirikare n'ubuyobozi bwabyo, ariko abarundi bo ndabakunda, ariko igihugu cyabo ubuyobozi bwakigize ndagaswe. Baragenda barabyikorera byose, bamaze kubizana hafi y'umupaka, ibindi babishyira mu mashyamba ari aho ngaho. Hari aho bagiye bazana abasirikari benshi bakatereka imbunda za Twerubo n'izindi mbunda za Gatusha n'izindi, bazitereka aho ngaho kugira ngo zibashe kuba zabasha gukontorora mu Burundi, kuko ba basirikari bo muri FDNB bari bari hejuru muri Plaine de Ruzizi, nabo bamwe bari kugenda bamanuka, abandi babwiye ko bagomba kuba bari Menge, mu gihe intare za Sarambwe n'Amadubu babatse ubuce bugera mu doke defense, batse abarundi 17, intare za Sarambwe n'Amadubu baradivansinga begera imbere. Uri kumva ko bamaze kumanuka, ariko no ku makuru yandi bakaba ko ari progression secrete ya mama 23 na Twirwaneho, bashobora kuba bamaze kuzunguruka umujyi wa Uvira, ariko bari gufunga umuhanda uvuye Baraka. Donc uvuye Baraka, hagati ya Baraka na Uvira, intare za Sarambwe ziri gufungamo uwo muhanda. Kumva ko intare za Sarambwe zikomeje kubikora neza, c'est-à-dire nuko ngo biraba nka bya bindi. Reka ndaza kongera kubigarukaho, bivugeho uburyo byitwaye. Ugiye gutara agize ngo ugiye gutara kabisa. Iyo abantu bahuye n'umuntu mu rutoki nka gutyo bita wibaza, ariko buno ntago mu gitara mu rutoki basigaye babiba. Okay, ahangaha rero wenda mubyihanganiye, ni umuvandimwe nari mpuye nawe uri mu rutoki, kuko ahangaha wenda ndi kugenda murabyumva, ndimo ngenda. Uretse ko byabaye ngombwa nyine ko amakuru ntayihererana, ngomba kuyabahereza uko byitwaye. Ubundi mu misozi kandi muri iyo misozi buriya ndi kuyakurura amakuru. Noneho ikintu cyo nshatse kugira ngo mbabwire nuko intare za Sarambwe zamaze gufunga uriya muhanda. Reka mbahe urugero ngiye kubahereza. Muribuka kugira ngo intare za Sarambwe zifate umujyi wa Goma, zaragiye zifunga kuva Rucuru, zirakupa winjira Goma, guhera hariya za kwa Mama Olive, ziragenda zirakupa, ubundi zininjira hejuru za Kanyamahoro ku mabere y'inkumi, umwe ziragenda zishyiramo defense. Ntabwo byahereye aho. Intare za Sarambwe zaramanutse ziragenda hariya Sake, zirayireka zijya ruguru kwa Madimba ku muhanda wari uvuye aho bita hariya za Ruhonga, ziragenda uriya muhanda w'ugiye Kirorwe zirawufata. Zimaze kuwufata, zirasimbuka umuhanda wari ugiye Mushaki, naho ziragenda zirawufunga umuhanda wari ukomeje Mushaki Bihambwe. Mushaki aho bita ni Mushaki Matanda Bihambwe, gukomeza za Gashiberi Masisi, mu muhanda ziragenda zirawufunga. Baraza bafunga umuhanda uvuye Shasha, Kiroci, Bweremana. Intare za Sarambwe ziraza zirahafunga. Noneho nuko ngo umujyi wa Goma usigarana inzira gusa y'amazi no ku kibuga cy'indege. Tunibuke ko hariya muri Uvira nta kibuga cy'indege kirimo. Mu gihe uvuye hariya muri Plaine de Ruzizi, intare za Sarambwe zamaze gufunga, ukazamuka muri iyo misozi hejuru ya za Kiriba, intare za Sarambwe zamaze gufunga, ukazazunguruka hejuru ukazagera za Minembwe, nahe intare za Sarambwe zarafunze, zikaza zikagera muri Fizi ya muri Plateau, zikagera muri Fizi, zisa naho ziri kumanuka, zishaka kugira ngo zize zifungire hasi Baraka. Aho bazaba basigaranye na hahe rero, aho basigaranye kwanza navuga buno uriya muhanda wenda baracyawufite, kuko bari kuwukontorora, umuhanda uva Uvira ugakomeza Baraka Fizi, baracyawufite FARDC, Wazalendo, FDNB na FDLR. Noneho kuba bawufite ntabwo bibahereza amahirwe y'uko ahandi batareba hakwe, kuko intare za Sarambwe Amadubu baramanuka bari gusatira kugira ngo binjire. Nari nzi ko muri iki gitondo nibuze kubabwira amakuru ko Baraka yamaze kuba tombe, noneho basigaranye
inzira imwe. Buriya lake Tanganyika ni lake ifite longere ndende ariko ifite largeur ngufi, sibyo? Largeur ni ngufi ku buryo nta bwato bwava hariya kupo ngo buzakemuriya bwikoreye abasirikari ababa bari Baraka bareke kubushwanyaguza, babutwika neza neza, babutwika kandi ntabwo bwajya guca mu gice cya Tanzania, kuko wenda bugiye guca mu gice cya Tanzania ariko mama 23 yanabutwika, kuko ntabwo wakiza aduyi inzira ngo bananirwa kugutwikira aho ngaho kandi bari kurasa aduyi, bagutwika. Nuko ngo inzira imwe basigaranye n'iriya nzira yo kwerekera za Kavimbira babambuka bigira muri Bujumbura. Uvira noneho icyo nshatse kubabwira, Uvira nta baturage bakirimo, babayobozi bakuru muri za Wazalendo bamaze kuvamo, FRDC baba generali, ba guverineri, ba vice guverineri, ba maire de la ville, ba vice mayor, ba burugumestre, abantu bafite udufaranga, abapadiri, abapasteri bamaze kwivana hariya bari kwerekera Bujumbura. Bakimara kugera Bujumbura rero, Bujumbura naho byaje gukomera. Bujumbura bavuze ati izi ntare za Sarambwe kuki uburyo zibayeho zishobora kuza kudushwiragiza zikadukubitira natwe ahangaha. Ba bantu bakomeye bari muri Bujumbura nabo baba bari kwivaniramo imiryango yo bari kuvuga ati ushobora kuzahura n'ibibazo, nabo baberekezaho bita Gitega. Ubu ngubu amakuru ari guturuka hariya muri Uvira na Baraka nuko abantu bamaze gufunga utwabo, bamaze kwizirikaho buri muntu umutungo we afite, awizirikaho awibikaho, avuga ati umunota ku munota n'ubundi bishobora guhita bihinduka tugahita tugenda. Bari bafite udufaranga, ni ukuvuga ngo banke za hariya zamaze gusahurwa. Donc icyambere bakora guverinoma Kinshasa murakizi ni ugusahura banke, amafaranga bakayohereza bayacishije Bujumbura, ubundi ubungubu yamaze kugera Kinshasa. Murabizi mu mujyi wa Goma naho byarabaye, ikintu cyo bakoze cya mbere kwari ukumanza bakwikorera amafaranga yose yari mu mabanke y'abaturage. Abaturage batangiye kujya bajya kubikuza mbere, bigeraho barababwira ati ngo amafaranga yabuze, waba ufitemo nk'amadolari 1000 bakaguhereza amadolari 500 ngo andi barayaguha, kugira ngo barebe ko basaranganya, kugira ngo abaturage bende bazasigarana amafaranga, ayandi yari asigaye bakubitana ikiboko bayajyana i Kinshasa. Urumva yuko abaturage nabo bari kuharenganira, kireka wenda abaturage bagiye babitse muri ariya mabanke internationale za Access, za Equity, za Kinaki, abo ngabo nibo bashobora kuzamuna amafaranga, nibo bagiye kuyafatira muri Tanzania cyangwa mu Burundi, kuko amabanki yamaze gufunga hariya. Banki yamaze gufunga, ibyo ari ibimenyetso bigaragaza ko Uvira iri buze kuba tombe mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ibyo mbabwira rwose noneho nyemere kuri kose kuriho, amakuru ya Uvira muyakurikirane neza rwose, ndahababereye ndayabakurikiranira. Murareba ko mba mbikurikirana 5 kuri 5, kandi mba ndi kuvugana n'abantu bari hariya za Uvira bambwira uburyo byitwaye, situation barimo. Ubu icyo nababwira kimwe cyo nuko Uvira kanya nk'ako guhumbya rwose ushobora kumva bakubwira ngo imaze kuba tombe. Narindi noneho abasirikari bandi b'u Burundi hari ibikoresho bari bafite batswe na mama 23 hariya, ibyo bikoresho bikavugwa ko M23 ifatanyije na Twirwaneho MRDP, ibyo bikoresho nabo ubu ngubu bari kubikoresha muri pilonage. Urumva uko ntabwo nigeze mvuga mu bundi buce bugiye butandukanye wenda ari kuberamo n'imirwano, kuko n'ubundi n'imirwano hari ubundi buce n'ubundi bukirimo imirwano. Nibanze cyane kuri kare agace ka hariya muri Uvira, kuko nta gace n'ubundi abantu benshi bakomeje kujya bibazaho, banavugaho banagatekereza bavuga ati ngo bizagenda gute na gute. Ariko icyo nababwira kimwe nuko inkuru ya Uvira noneho amagingo aya ngaya ibaye impamo, ibyo mwatekerezaga, ibyo mwifuzaga, ndemeza ntashidikanya yuko igihe cyamaze kugira ngo noneho mubone igisubizo cyabyo. Bakunzi b'Intare Official rero, reka mbifurize gukomeza gukora subscribe, mube abone,
ubundi mukore notification ku Intare Official, ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe, mujye munatwandikira mutanga n'ibitekerezo byanyu kugira ngo ibyo